Reka dushime Imana muri uyu mugoroba. Mbese mwiriwe neza? Ndatekereza ko twese ahari tumeze neza, nubwo hataburamo n'abameze nabi, ariko ubaye ugihumeka ukaba ugitera kuka, nubwo wenda bitaba biri kugenda neza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko mu bibi no mu byiza dukwiriye guhora dushima. Reka rero dushimire Imana uko turi kose, dupfa kuba duhumeka. Imana rero ihabwa icyubahiro kuba yabashije kuturinda. Hari impamvu nyinshi zituma Imana iturinda, ariko impamvu nkuru muri zo niyo Pawulo yandikiye Timoteyo, yandikiye Tito aramubwira ati igitumye ngusiga i Kereti ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Ariko hari n'indi mpamvu yandikiwe Petero. Petero niwe yanditse aravuga ngo Umwami Imana nitinze isezerano ryayo nk'uko benshi batekereza ko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka. Kandi hakongerwaho ijambo rivuga ngo iri jambo rimwe nirikabasobwe, yuko ku Mana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, kandi imyaka igihumbi ikaba nk'umunsi umwe ku Mana. Reka rero dushime Imana uko turi. Biramaze kuva tugihumeka, turacyafite ibintu byinshi dushobora guhindura ku maherezo yacu. Abashima Imana rero nimuhe Imana icyubahiro kubwo uburinzi bwayo bwatubayeho uyu munsi. Tumaranye rero icyumweru tukigezemo hagati. Ndikumva mbese hari umuntu muri mwebwe waba wibuka icyigisho cya mbere twaganiriye? Nimba mubasha gukurikirana uko ibyigisho byakurikiranye, hari uwaba wibuka ikiganiro cya mbere twaganiriye uko cyavugaga? Turakibuka. Kivuga ngo iki? Kubona mwakiwewe. Icya kabiri se cyo wari ukibuka byibuze? Icya mbere kiravuga ngo umwaka wa nyuma w'imbabazi. Icya kabiri? Umukwaba mu bitabo. Cya gatatu ubwo ndikumva ari icyatambutse, ubwo ni ikivuga ngo mbese kukibabura baje. Wenda icy'umukwaba arabakomeje kunkosora ngo umukwaba, umukwabu, umukwabo biterwa n'ururimi rw'ahantu wenda umuntu aba yarabaye, ntacyo bipfa kuba byarumvikanye. Uyu mwanya rero muri uyu mugoroba, isaa moya n'iminota 3 zo mu Rwanda zishyira iminota 4, ubwo dusigaranye iminota 55. Nabwo tugiye kuganira icyigisho kivuga ngo kumenya gucagura ijwi rivugira mu majwi. Turi kumwe? Kumenya gucagura ijwi cyangwa se kurobanura. Iryo jambo ni Igiswahili, gucagura ni Igiswahili, ariko kumenya kurobanura ijwi rivugira mu majwi. Uri kumva aho birasaba ubunararibonye. Hari ijwi ariko rivugira mu majwi. Rero ndifuza ko mbere yuko ntangira mumenyesha nimba amajwi ari kubageraho neza. Abantu bari mu byerekezo mu yindi migabane itari Afurika bageze kuri uyu murongo. Mbere yuko tuganira ibyo tugiye kuganira, nihagire abavuga yuko amajwi ari kubageraho neza. Noneho tuze gukomeza, ariko twamenye ko turi kumwe. Bari kumva neza? Yego. Ubwo muri kumva neza rero, reka twerekere imbere. Dufate igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Icyigisho cyitwa Ijwi ry'urangurura mu butayu. Mu gitabo mfite ni page ya 59. Ndasoma. Imana niyohereza intumwa zayo ngo zishyeshyenge umunyacyaha.
ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja icyaha no kwimenyaho no kwemera icyaha. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi ngo bimutere gutaka avuga ati nakora iki kugira ngo nkizwe. Maze ikiganza cyacishirijwe bugufi mu mukungugu kikabyutsa uwo munyabyaha wihannye, ijwi ricyaha icyaha rigakoza isoni imigambi yo kwishyira hejuru, rikakubazanya ijwi ry'impuhwe riti urashaka ko nagukorera iki? Aha hantu mu bintu dusomye habonetsemo ijwi riza ribwira umunyabyaha wakorewe igikorwa runaka, ngo riza ribaza umunyabyaha ngo mbese urashaka ko nagukorera iki? None natwe tugiye kuganira amagambo avuga ngo kumenya kurobanura ijwi mu majwi, cyangwa se kumenya gucagura ijwi rivugira mu majwi. Uwumva biri gucika arajya avaho yongera agaruke. Reka mbasabe dupfukamye duce bugufi mu mitima, ubundi dusenga Imana. Uwiteka Imana ikiranuka, turagushimye muri uyu mugoroba. Tugushimiye yuko wongeye kutwemerera kubumbura ibyanditswe byawe byera. Turakwinginze, iri jambo niryo wakoze ukarema umuntu, kandi iri jambo niryo ugomba gukora ukarikoresha mu kurema umunyabyaha bundi bushya no kumugeza ku butungane bwa Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Turakwinginze rero, abatarabyarwa kubw'ijambo ubahe ibyiringiro bishyitse muri uyu mugoroba kugira ngo babyarwe naryo. Ababyawe dukenewe gukura no kuzamurwa kugera ku gihagararo cya Yesu Kristo. Udukuze kubw'ijambo ryawe. Uyu mugoroba utubere umugoroba udasanzwe mu yindi migoroba yose twanyuzemo, haba ngewe uvuga, haba n'abateze amatwi, twese tubonekweho n'umwuka w'Imana yo mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kumenya kurobanura ijwi rivugira mu majwi, ibi bintu birasaba ubunararibonye. Ibi bintu birasaba imbaraga idasanzwe. Kumenya kurobanura ijwi rivugira mu majwi, iki ni ikigeragezo kidasanzwe kandi ni isuzuma ridasanzwe Imana ikoresha. Kandi ukurikije igihe tugezemo, Imana iri kugerageza abantu bagomba gutura mu ijuru, ibagerageresheje ikintu cyitwa kuvumbura ijwi ry'Imana. Ese waba uzi kuvumbura ijwi ry'Imana, cyangwa se ijwi ry'Imana ryaba ryarigeze rivugana nawe? Mbere yuko twinjira muri icyo kiganiro cyacu, yuko tubumbura za Bibiliya zacu, reka mbahe amakuru matoya. Ubundi mu by'ukuri hagati y'ukuri n'ikinyoma, iyi ntambara yatangiriye mu ijuru, noneho imanukira mu isi. Isi irabwirwa ngo ishime wajuruwe, naho wasi ugushije ishyano. Iyo ugeze mu Byahishuwe cya 12 ku murongo wawo wa 7 kugera ku wa 9, basobanura iby'umugore n'ikiyoka, ariko bagera kuri iyo mirongo bakavuga bati icyo kiyoka nicyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi. Ngira ngo mu bintu byose, iyi ngingo zose zijyanye n'agakiza, haba gutsindishirizwa, hariho gutsindishirizwa k'ukuri no gutsindishirizwa kw'ikinyoma. Haba isabato, hariho isabato y'ukuri n'isabato y'ikinyoma. Haba yemwe no kubijyanye na Yesu, hariho Yesu w'ukuri na Yesu w'ikinyoma, hariho Antikristo. Haba ku Mana, hariho Imana y'ukuri, hariho n'Imana Pawulo yandikiye Abatesalonika arababwira ngo
ngo icyo akora ngo nimba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriye, yamundikiye Abakorinto mu gice cya 4, butwikiriye abarimbuka ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo utabatambikira. Ni Imana y'iki gihe nyine. Urebe nuko iyo Mana yanditse muri icyo gice yandikishije akanyuguti nyine k'ibigirwamana. Hariho n'Imana nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero hagati y'ukuri n'ikinyoma kuri buri ntambwe y'urugendo rw'iby'agakiza yose ibaho. Mu bijyanye n'ukuri n'ikinyoma, Satani yahateguye akantu k'ikinyoma gashobora gutuma ugendera mu nzira y'ikinyoma ukagira ngo wagendeye mu nzira y'ukuri. Bisaba iki rero? Bisaba ubunararibonye mu gucagura ijwi rivugira mu majwi. Uyu munsi dufite amajwi menshi, dusohoye mu gihe cy'amabwiriza benshi, dusohoye mu gihe cy'abavuga benshi, dusohoye mu gihe cya YouTube nyinshi, dusohoye mu gihe cy'amadini menshi, dusohoye mu gihe cy'abavuga yuko bubaha Imana ari benshi, abanyamasengesho benshi, abavuga batitira, abahabwa imbaraga, aho yemwe hakaba n'abavuga indimi, hakabaho abaraguza inzuzi, abaraguza ikirere, abaraguza izo mu ijuru n'izo hasi. Abo bose baragwiriye kandi bose bitwa abanyamasengesho. Kandi abo ngabo nta kindi kintu bahagurukiye kurwanya. Zaburi ya 2 iravuga ngo ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo kandi n'amoko yatekereje iki by'ubusa. Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize bati, reka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Mu mirongo iri hepfo iravuga ngo noneho mwabami mwe nimwemere kwiga, mwabacamanza mwe zabo mu isi, nimugire ubwenge, mukorere Uwiteka mutinya kandi muhinda umushyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira. Iryo jambo rivuga ngo musome urya mwana ryari ryarahanuwe kera kugeza ubwo babishyira mu ndirimbo za Zaburi. Umuntu ugomba gucika iki kintu keretse uwasomye urya mwana, kandi koko abanze kumusoma twarabibonye uko byabagendekeye, ntabwo byabaguye amahoro. N'uyu munsi nibazuka, bazazuka bari mu ruhande rwa Nero, bazuke bari mu ruhande rw'umugome Napoleon, bazuke bari mu ruhande rwa Adolf Hitler, bazuke bari mu ruhande rw'abakayizari, Kayizari Alexander, Kayizari Herode, Kayizari abakayizari bose, kandi ikintu bazize ni ukwanga gusoma urya mwana. Mbese iri jwi, ubuhanga bwo kumenya kurobanura ijwi riri kuvugira mu majwi, ubu buhanga ninde urabumenya? Igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe, abandi bati ni kiraremwa. Ati mbese abandi ko bahishurirwa Kristo? Ati ntaho bahishurirwa. Abandi bati umunyabyaha hishurirwa ibyaha. Ati reka ibyo naho byabaye n'imyitozo. Ibyo bintu byose bije kutwisuka muri urugamba ruheruka. Mbese haraza kurokoka kandi k'uyu mushinga intambara ikomeye, paji ya 18, ngo uburyarya bwose n'ubucakura Satani yungukiye mu ntambara yo kuva mu gihe cyo kwa Nowa, abantu yahitanye miliyoni 8. Kuzamuka abisirayeli baguye mu kibaya, abaguye mu butayu, abaguye i Horebu, abaguye hafi n'i Kanani, abo bose kuzamuka ukageza mu Bayuda, miliyoni n'ibihumbi 200 byaguye muri Yerusalemu. Kuzamuka ukageza mu baguye mu cya 844, kuzamuka ukageza mu baguye mu ntambara ya mbere y'isi, mu ntambara ya kabiri y'isi. Abo bose niho Satani yagiye yungukira, kandi twarabibonye ko kuva icyo gihe ntabwo Imana yigeze yunguka, kubera ko Satani we nta nubwo ahomba, kubera ko ntacyo yakoze. Nta muntu yaremye ngo aramuhomba, ahubwo icyo akora arunguka gusa. Imana yaremye abo bose niho rigwa mu gihombo. Ibi byose byiteguye kwisuka ku mwana w'umuntu muri uru rugamba ruheruka. Mbese ninde muntu uraza kurokoka uru rugamba ruheruka rurimo amajwi menshi, rurimo imvugo nyinshi, rurimo uburyarya bwinshi? Ninde muntu witeguye kurokoka muri uru rugamba ruheruka, uraza gucagura ijwi mu majwi, akamenya ijwi ry'Imana ko ari ryo ryavuganye nawe? Mu mwaka w'icya 517, reka mbabwire abantu batitije isi. Mu mwaka w'icya 517 andika iryo jambo twumve ko uryumvise. Umwaka w'icya 517 ni umwaka uzwa amazina. Tariki yaho ya 31 z'ukwezi kwa 10. Iyo tariki abaprotestani bayizi amazina. Wenda bazi 2017, ariko nge mvuze tariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'icya 517. Habayeho umugabo watitije isi. Uyu mugabo yigeze abaho mu bintu byitwa ibyo gutega amatwi amajwi, cyangwa se ibyo bita imyitozo ya Doroyora. Usibye ko yabayeho mbere ya Doroyora uwitwa Ignatius Doroyora, uyu mugabo yitwa Martin Luther. Ni umugabo wavukiye mu Budage, ariko uyu yahoze ari umugaturika wabyiyeguriye kandi ari n'umupadiri. Uyu nguyu Martin Luther
yahoze yibaza ukuntu abantu batsindishirizwa, ahora yibaza ukuntu abantu bumva Imana, ahora yibaza uko abantu basobanukirwa Imana. Ibi bintu akitegereza abapadiri bakoranaga, akabona barasambana, akabona baratingana, akabona uburyo biba, akabona uburyo bagira amanyanga. Nuko Luteri akabona uburyo barya amafaranga y'abantu ngo bababariye ibyaha. Luteri aribaza atari ko aba bantu ko mbona n'abari abanyabyaha, ko mbona abantu barya amafaranga y'abanyabyaha nabo ngo bakababarira ibyaha, ubu ngubu tuzamenya uhagarariye Imana rindi. Luteri icyo kintu cyamuteye gushaka Imana, nibwo yaje kwikingirana ategereje ngo kumva ijwi ry'Imana. Luteri yamaze igihe kirekire mu nzu ngo ategereje kumva ijwi ry'Imana, ategereje gusobanukirwa n'uko Imana ivuga, ariko ntabwo Imana yamurekeye muri ubwo bujiji. Imana yaje gusanga Luteri iramwihishurira, imusobanurira ikintu cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icyo gihe abantu batsindishirizwaga binyuze mu mirimo, wajyaga gukorera amafaranga, wagira menshi ukayazana ukababarirwa ibyaha, bigashoboka yuko wishyura n'ibyaha uzakora mu mwaka uri imbere, ukishyura amafaranga yabyo, noneho ibyo byaha ugakora ibyaha ukihaza mu mwaka uri imbere, wazarangira nyine amafaranga akabashizemo ukazazana ayandi. Icyo gihe abagatulika wari warashoye umushinga wa Roma yitwaga Mpagani, we yari yarigishije abantu, Satani ni wari warabanyuzemo abigisha yuko abantu bakizwa n'imirimo, gukora cyane ko ari byo bituma abantu bakira. Luteri Imana ije kumwigisha iryo somo, asobanukirwa yuko abantu batsindishirizwa, bababarirwa ibyaha, biyunga n'Imana nta kindi kiguzi na kimwe basabwe keretse kwizera Yesu Kristo, we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Luteri arahaguruka mu mwaka w'517 nayo mbabwiye, ahita akora amahame 95, amahame shingiro ahakana inyigisho z'i Roma, za Kiliziya Gatulika y'i Roma. Aragenda yamanika ku rugi rwa Kiliziya Gatulika y'i Roma ahitwa Wittenberg mu Budage. Turi kumwe yemwe? Iki kintu cyashegeshe Kiliziya Gatulika kugeza ubwo iyo uvuze umuntu witwa Martin Luther mu Burayi, umuntu wese uba muri Kiliziya Gatulika umutwe uhita umurya. Kubera iki? Abagatulika, Kiliziya Gatulika y'i Roma byayiteje ikibazo, kuko ni umunyago Luteri yaranyaza abantu aberekeza kuri nama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Reka rero mu mwaka hashize imyaka 17, ubwo ni mu cya 534, haje kuboneka nibwo Luteri yamanitse ayo mahame. Ariko mu mwaka w'icya 540 nibwo habonetse umugabo witwa Ignatius de Loyola, ari we waje kubona iby'imyitozo ya roho, avuga ibya meditation. Wenda abantu bari hano b'abakarateka cyangwa se abigeze bakina ku ngufu baraza kubyumva. Ibijyanye na roho meditation cyangwa se kumedita nibyo abagatulika bagira, mujya mwumva bajya kumedita no kwitegereza cyane umubabaro wa Yesu Kristo, noneho bakaba bizera yuko umuntu amedita umubabaro wa Yesu Kristo akagera hakababara akarira, kugeza ubwo umuntu wese ataha yarize akumva yabaye umuntu w'Imana. Ignatius de Loyola niwe wavumbuye icyo kintu. Nyuma y'ibyo ngibyo, amaze kuyobya abantu muri icyo cyerekezo cy'uko umuntu amedita umubabaro wa Yesu Kristo, iki ngiki cyaje gutera ikibazo gikomeye. Ariko yaje kubishingamo umutwe witwa itsinda ry'abitwa abajesuiti, aribo bakora igikorwa gikomeye cyane cyitwa kumedita, ariko bakamedita ibijyanye n'umubabaro wa Yesu Kristo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byatangiye mu gihe cyo kwa Doroyora gusa, ahubwo byatangiye mu gihe cy'Abayuda. Ibyo ngibyo ibintu bijyanye n'imyitozo ya roho byari bisanzwe biriho, kandi kwikirisha imirimo byari bisanzwe bihari. Ni Satani wagiye uvumbura amanyanga, akagenda yameriyora, agenda nononsora uburyo bwo kuyobya abantu, ariko anyuze muri ubwo buryo. Aba bagabo babiri, Martin Luther na Ignatius de Loyola, umwe yashinze umutwe w'Abaprotestani, undi ashinga umutwe w'Abajesuite. Iyi ni imitwe ibiri iri mu isi yacu, kandi iyi mitwe yose izwi amazina, kubera yuko iyi mitwe ni imitwe ibiri. Satani ni imitwe umwe, Satani awunyuramo, undi mutwe Imana nayo ikawunyuramo, kandi iyi mitwe ibiri ku rugamba ruheruka. Abantu bayobotse aya matsinda abiri bose bagomba gusoza bahanganye. Uko bimeze, uko byagenda, uko byaba biri kose, aba bantu bigomba gusoza bahanganye. Kandi hari ukwibeshya yuko wagize amahirwe yo gusobanukirwa n'ijwi ry'Imana, ariko waraganirijwe n'ijwi ry'imyitozo yabo kwa Doroyora. Kubera yuko ku bijyanye n'intambwe y'agakiza yose umuntu ateye,
twigishijwe neza, twagiye twigishwa n'abayobowe n'itsinda rya Doroyora benshi, kugeza ubwo usanga n'ubu ngubu no mu matsinda abantu barakiga ibijyanye n'imyitozo iva kwa Doroyora, ariko birasaba ko tuba dufite ubunararibonye bwo kumenya ijwi rivugira mu majwi. Mbese kubera iki uyu munsi Imana yatugeneye umuburo umeze gutya? Ni ukugira ngo hatagira mwene data na mushiki wanjye ushobora kugwa muri aka kaga kajyanye no kuba yariganwa n'umwanzi, kubera yuko ari amajwi Imana irayakoresha, kandi amajwi Satani nawe arayakoresha, kandi uyakoresha cyane ni Satani. Iyo umuntu arangaye arariganwa, birasaba kumenya gucagura ijwi ry'Imana rivugira mu majwi. Nuko bimeze. Reba kuri screen yawe hari video ngiye kubanza kubakinira, tariki 31 z'ukwezi kwa 10. Uyu muntu witwa Martin Luther yajegeje ikintu cyitwa abagatulika, Kiliziya Gatulika y'i Roma, kugeza ubwo bamuhembye igihembo. Nawe uri kumva mu cya 517 uteranyijeho imyaka 500 bihita bibyara ibihumbi 2017. Turi kumwe yemwe? Aho ngaho hari hashize imyaka 500 Luther ashinze amahame shingiro y'ubuprotestani. Turi kumwe? Iri yubire imwe igiye ifite imyaka 10, ariko iyi myaka 500 Kiliziya Gatulika y'i Roma yakoze urugendo rwo kuzashaka gukuraho ariya mahame, kubera ko aya mahame yari afite ibintu 5 biyaranga. Ngiye kukubwira ukurikire neza. Icya mbere Luther yavumbuye ahita rigira ihame shingiro ry'ubuprotestani, nuko abantu batsindishirizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo honyine. Iryo ni ihame rya mbere riranga abantu bitwa abaprotestani. Ihame rya kabiri ni ukwivangura kw'itorero na leta mu buryo bwuzuye purusa 100%, Church and State Union. Icyo kintu, ayo mahame 5 y'ingenzi numara kuyumva. Ihame rya gatatu, ihame rya gatatu naryo uze kuryumva, kuko iri hame naryo rirakomeye. Ni ihame rivuga Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine, kandi iri hame naryo Satani yagombaga gukora ku buryo akuraho amahame yose, uko ari amahame 5 y'ubuprotestani ayo y'ingenzi muri yo. Ubuprotestani bukaba burarangiye mu mwaka rero w'ibihumbi 2017. Ayo mahame yose amaze kuvaho. Irya mbere kwivangura kw'itorero na leta mu buryo bwuzuye. Irya mbere gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera. Irya kabiri kwivangura kw'itorero na leta mu buryo bwuzuye. Iryo ngiryo. Irya gatatu Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine. Aya mahame uko ari 5 ndabiri ndaza kuyababwira hari imbere, ariko aya mahame yubakiye amahame y'ubuprotestani. Roma yakoze urugendo rw'imyaka 500 rwo kurwanya ubuprotestani, kuzamuka ukagera 2017. Amahame yose y'ubuprotestani imaze kuyakuraho, abitwaga abaprotestani bakora ikintu utabona ukuntu gisobanura. Abitwaga abaprotestani nibo ndi kuvuga, bakora ikintu utabona uko gisobanura. Ubundi iyo bavuze abaprotestani baba bavuze abadive, kuko bivuze iki abaprotestani? Abaprotestani bisobanuye abantu bahakana inyigisho z'i Roma. Roma rero yakomeje kugenda iyobya amadini igenda iyayobya, ariko abari basigaye baranze kunamuka bari abadivantiste b'umunsi wa 7. Kubera iki? Ayo mahame yose bari barayakomeyeho, ariko kandi bakomera no ku kintu andi madini yanze gukomeraho cyitwaga isabato. Iyo bavuze rero ubu ngubu abahakana inyigisho z'i Roma baba bavuze abadivantiste b'umunsi wa 7, nibo bitwa abaprotestani b'ukuri. Nibo abantu Kiliziya Gatulika irwaye, kandi nibo bantu bageze ku kintu Kiliziya Gatulika yashakaga.
byagenze gute? Habaye iki? Hakozwe iki? Hatanzwe iki? Byagenze gute? Ninde watugejeje aho hantu kugira ngo ubu protestani bube busibanganye ku isi? Mbese ubu Luteri aramutse azutse agahagarara muri iyi si ya none, akaza agahagarara nko mu Rwanda, ni irihe torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, Kibagabaga, English Church, Remera, yemwe ukagenda ukagera i Nyabisindu, ukazamuka ukagera i Nyamirambo, Kimisagara, ni hehe yajya agahagarara Luteri akabwiriza amahame y'ubuprotestani? Ikibwirizwa cy'iminota 40 cyangwa 50 akakirangiza ari kubwiriza amahame y'ubuprotestani. Ngaho ni mu gisubizo. Ni irihe torero riri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Luteri aramutse azutse, nta wapfuye uzuka, murambabarira ariko ni urugero ko atazazuka n'ubundi se keretse ku munsi twese tuzazamurirwaho, ari ni urugero ndi kuba. Luteri azutse nimumbwira urusengero rw'Abadiventiste munsi wa karindwi yahagararamo, nimba uri muri Amerika ugisubize, nimba uri mu Rwanda ugisubize, uvuga ati ngewe nkurikije ukuntu bihagaze mu rusengero rwacu uyu munsi, Luteri azutse yasanga turi Abaprotestani. Nimba uhari shyira hejuru ufungure mikoro bivuge. Ndagutegereje. Hari abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba hari umuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyabuneka nahagarare, zamura ikiganza. Hari uhari? Ndabona uyu munsi abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batabonetse. Ariko icyo ndi kuvuga, ngaho uri mu Rwanda uburana ati ngewe nkurikije ukuntu ibintu muvuze, Luteri aramutse azutse yahagarara muri uru rusengero runuru akabwiriza amahame ya giprotestani. Elina White se wanditse ibi bitabo dufite, aramutse ahagaze n'ikihe gitabo yabumbura ahagaze mu rusengero agasoma? Yesu we banze ryo kwizera wanditswe mu Baheburayo igice cya 12, aramutse ahagaze n'uruhe rusengero yabwiririzamo, haba urw'Abapeni, yaba urw'Apresbyterienne, yaba urw'Abaporoso, yaba urw'Abarestoration, ni hehe? Yaba urw'Abadive, yaba ni hehe ahagarara agahagarara akabwiriza ikibwirizwa? Ntaho. Icyo kintu rero, ihame rya gatatu rya kane Luteri yashyizeho rya kane ryashegesha abantu uyu munsi, ni iryitwaga umudendezo wo kwitekerereza cyangwa se umudendezo w'umutimanama, yuko abantu bagira umudendezo mu bwisanzure mu by'iyobokamana, umudendezo mu gutekereza ibintu no gufata imyanzuro mu mutima. Iri hame ryo ryashegeshe Roma ku buryo ubu ngubu uramutse ubabwiye ngo abantu bagira umudendezo wo kwitekerereza, Abaroma baguhakanira bakakubwira bati igituma dushaka ko batagira umudendezo wo kwitekerereza twakigezeho, tuzajya tubigenza gutya na gutya. Aho ngaho turi kumwe. None rero byagenze gute? Tariki 31 z'ukwa 10 ni tariki bafashe ya mahame yose ya Luteri, bavuga ati dukurikije ukuntu uyu mugabo yadusherereje, aya mahame natwe tugiye kuyakubita umusumari tuyamanike nk'uko nawe yamanitse. Aya mahame akatwamagana kugeza iyi saha tukaba turi guserera, dushaka ko duhuriza isi hamwe, dushaka ko duhuriza amadini hamwe, dushaka ko duhuriza Bibiliya imwe, dushaka ko duhuriza abareta hamwe. Ibintu bikaba bituyobeye kubera uyu mugabo witwa Luteri. Bimufate uyu murambo wa Luteri muri tariki 31 z'ukwezi kwa 10, ibi tariki ngaruka mwaka, buri muturage wese utuye muri uyu mugabane ajya bafite imva ku irembo iwe irimo umurambo witwa Martin Luther. Ubu tariki 31 z'ukwezi kwa 10 habaho umunsi bitiriye Halloween wo gusenga abadayimoni, yuko basenga abadayimoni, ariko iriya mva abantu baba bafite ku mazi wabo ibirimo umurambo w'umugabo witwa Martin Luther. Ubu protestani bwose baburi muri iriya mva, nk'ikimenyetso cy'uko yabutangije tariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu 1517, babuteye umusumari 2017 tariki 31 n'undi z'ukwezi kwa 10. Baravuga batumva rero ibi bintu byitwa gusenga amadayimoni, Luteri yavuze yuko abantu bagira umudendezo wo gusenga Imana no kuyiyegurira, natwe nk'ikimenyetso cy'uko tubihakanye kandi abantu bakaba babyemeye. Iyi ni itariki yo gusenga abadayimoni, bashyiraho n'indi tariki yitwa The Purge. Iyo tariki nayo bayishyira kuri 31 z'ukwezi kwa 10 kugira ngo abantu bariganwe bahendwe ubwenge bajye muri gahunda yo gusenga abadayimoni. Ibyo twabihaye ikimenyetso bwoko ki? Mu byaduka ingingo ya 456 na 459 hafi aho ngaho handitse amagambo avuga ngo ubwo tuzabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika irambuye ikiganza ikakirenza umworero wayitandukanyaga n'ubupapa, bakongera gusingira ibyo gusenga imyuka y'abadayimoni
n'ibyo kwamamaza ibinyoma n'ubuhendanyi by'ubupapa. Tuzamenye yuko iyi si igeze mu gihe cyo gukora kwa Satani ko kataraboneka kandi kwimeruka izaba yegereje. Ngaho tekereza nawe, kuva 2017 icyo bita byumvikana muri matwi yanjye ni imyaka 7 Yosefu yarose ari muri Egiputa, imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara. Twagize imyaka y'uburumbuke, volume 7 z'uburumbuke turazifite. Ubu ngubu rero turi mu yindi myaka 7 y'inzara. Nimutegereze rero muzabona, kubera yuko ubu ngubu ibyahanuwe byo biravuga neza yuko turi mu myaka y'inzara, kubera yuko ubu Protestani babuteye umusumari. Turi kumwe ariko video yawe hari imbere urayibona. Mbere yuko nza kwinjira mu cyigisho cyacu niturageramo, urabanza urebe byagenze gute kugira ngo aba Protestani bari basigaye bajye kuramya abaroma. Urugero wenda nko kubijyanye n'umudendezo w'iyobokamana, tuzi twese ko mu gihe cyo hagati tuzi itorero ry'abagatulika ntabwo ryigeze rirekera abantu umudendezo wo kuyoboka Imana tugendeye ku mahame yabo, ariko itorero ry'abagatulika ryahindutse mu cya 1965. Urugero wenda tuzi twese ko mu gihe cyo hagati tuzi itorero ry'abagatulika ntabwo ryigeze rirekera abantu umudendezo wo kuyoboka Imana tugendeye ku mahame yabo, ariko itorero ry'abagatulika ryahindutse mu cya 1965. Murabizi ubwo bagiraga inama ya kabiri i Vatikani, bakoze itangazo n'inyandiko itanga umudendezo w'iby'iyobokamana. Iyi niyo mpamvu rero tudashobora gukomeza kubafata nk'abicanyi cyangwa abanzi. Yego wenda mu buryo bw'amateka niko bari, bitewe nk'urukiko mpanabyaha rwabo rwitwa Inquisition ruhana abahakanyi bahakana inyigisho zabo, ariko icyo gihe bari abicanyi. Ariko ubu bahindutse mu cya 1965, ndetse babikorera n'inyandiko yitwa Dignitatis Humanae. Nk'urugero, iyo nyandiko yanditse neza rwose ku bijyanye n'umudendezo w'iyobokamana. Ibi bivuze yuko abadivantiste munsi wa 7 bakwiriye kwigira kuri ibyo ngibyo biri kujya mbere mu isi, kugira ngo tubashe gutanga umusanzu wacu mu buryo bworoshye ku bantu bari iyo ngiyo batatuzi. Urabyumvise? Iri ni itorero ry'abadivantiste ku isi yose, ubwaryo ryivugira yuko ubugatulika bwahindutse mu mwaka w'icya 1956 67. Aba ni abadive b'umunsi wa 7 babyemeza yuko ubugatulika buhinduka. Nyamara se ibitabo dufite ibyaduka ingingo ya 456 ngo nitubone uburyo itorero rya Roma ryashobora kwihanagura iki kirego cyo gusenga ibigirwamana. Nyamara kandi iryo ni ryo yobokamana wa Protestani batangiye guha agaciro babikunze, kandi vuba Gatolika ikaziyunga n'ubuprotestani. Ubu ubumwe ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Bugatulika, kuko Roma itagihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubu Protestani nibwo buzahinduka, ukwishyira ukizana kwabwo bukuzabatera gufatana mu kiganza n'Ubugatulika. Ahantu babyumvise. None ibyanditswe dufite biratubwira yuko Roma ubwayo yihamya ko idahinduka, ahubwo aba Protestani nibo bazahinduka bakajya gusingira ibyo gusenga imyuka y'abadayimoni. Mbese iki gihe turabizi itariki 31 uyu mugabo uhagarariye umudendezo mu by'iyobokamana yitwa Kanuni Diope, uhagarariye umudendezo w'iyobokamana hariya mu Badivantiste, kuri itariki 31 yararihe. Teddy Wilson we yarari hehe? Ijambo rya Teddy Wilson yavugiye mu Burusiya niho yarari Moscow. Ndagira ngo naryo ritega amatwi kugira ngo tuze kujyana twumvise iyi mpinduka yaje kugenda gute, kugira ngo amajwi ari kuvuga tuze kumenya uburyo bwo gucagurijwe mu majwi. Umva Teddy Wilson nguriye ati: Nshuti zanjye, ni icyubahiro kidasanzwe kuboneka muri ibi birori bidasanzwe. Друзья, для меня преимущество и честь быть на этом торжественном событии. On the very day, umunsi ukomeye, tariki 31 z'ukwa 10, imyaka 500 irashize, ubwo Martin Luther yateraga umusumari akamanika amahame 95 ku rugi rw'itorero ry'abagatulika. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к двери церкви собора 95 своих тезисов.
A few weeks ago, it was a privilege ibyumweru to visit bike bitambutse that cyari site icyubahiro in Wittenberg. gusura aho hantu i Wittenberg aho byabereye. Для меня и моей супруги было преимуществом посетить этот город и видеть эту дверь и этот храм. The truths and the biblical foundation Ukuri has ndetse n'amahame resonated shingiro ya throughout Bibiliya the world ever since. yatangarijwe isi yose na mbere В hose. Священном Писании волнами с того момента достигает народов этого мира. It is significant that we are Ni meeting ikimenyetso today kigaragaza yuko natwe twahuriye hano uyu munsi ku munsi wa nyuma yaho w'ingenzi hano muri uyu mujyi wa Moscow. Замечательно, что сегодня мы встречаемся в честь этого юбилея после события, имевшего место вчера в столице России. the dedication by the president of this country and other dignitaries Ukwiyegurira umurimo k'umuperezida w'iki gihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro ndetse n'abandi bantu b'umwihariko bari aha ngaha. Присутствие главы страны президента России. a monument dedicated to those who were persecuted Abagabo n'abagore bazize ibibazo bya politike ndetse n'ibibazo by'iyobokamana, Честь тех, кто был преследуем в прошлом по политическим и религиозным мотивам. and it is a great privilege kandi ni icyubahiro kidasanzwe these people. kuri leta kuko yubashye aba bantu. Событием, что государство, правительство отмечает сегодня это событие. On behalf of the Seventh-day Adventist Mu izina rero Church, ry'itoro ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ndashaka gushimira perezida w'iki gihugu ndetse na leta yacyo ku bijyanye n'umudendezo w'iyobokamana. Седьмого дня хочу выразить благодарность президенту России и правительству этой страны за сохранение религиозной свободы. it gives us the opportunity of Yaduhaye kandi uburenganzira bwo kwakira igiterane cy'uyu munsi. Seventh-day Adventists are very grateful. Itoro ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ryishimiye cyane amahame y'ivugurura n'ubugorozi за ценности реформации, которые являются основой протестантского движения. And amongst many of them, there are kandi particularly five. muri mwebwe harimo batanu b'umwihariko. Многих тех принципов мы можем сегодня упомянуть о 5. Only the Bible. Только Библия. Bibiliya yonyine. We have salvation only by faith. Dufite agakiza gusa binyuze mu kwizera. Только верою во Христа Иисуса. We have eternal life through the grace Dufite of Jesus. ubugingo buhoraho binyuze mu buntu Yesu Kristo yatugiriye. Только по благодати Христовой. Christ Kristo is the only mediator. niwe muhuza wenyine. Единственный первосвященник и посредник. And to God Kandi ku Mana honyine be the glory. niho hakwiriye Только icyubahiro. Богу единому принадлежит слава. It is a great privilege in Ni icyubahiro kidasanzwe kuboneka muri iki gihe cy'imyaka 500 nyuma y'uko ivugurura n'ubugorozi bitangiye. Веке отмечать 500-летие реформации. when there seems to be so much instability ubwo hagiye habaho ibijyanye n'impinduka zidasanzwe ndetse no kunyegagega mu isi yacu. Вызова перед человечеством стоит. to continue the reformation. Ubugorozi bukomereje mu mitima yacu. Ubugorozi bukomereje mu mitima yacu. Bukomereje mu mitima yacu. The three angels Mu kwamamaza ubutumwa bwa marayika batatu. Reka tube turekeye aho ngaho. Ted Wilson ijambo yavuze avugira mu Burusiya tariki 31 z'ukwezi kwa 10 yavuze yuko ubugorozi bugiye gukomereza mu mitima yacu. Kubera iki? Nubwo enzi neza ko igitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'ituma page yaho ya 45 havuga yuko hazabaho uburiganya bwa Satani budasanzwe ngo inyigisho z'ukuri kwinshi zizavangwamo ikinyoma gikeya. None ubugorozi bukomereje mu mitima yacu gute? Hari ijambo ryanditswe mu ntambara ikomeye page ya 398 havuga ngo ijwi ry'amahoro rya Roma muri leta zunze ubumwe za Amerika ntirisobanura ihinduka ry'umutima, riba irinyambabazi aho rigaragara ko rikeneye gufashwa. Umwepiskopi witwa O'Connor aravuga ati umudendezo w'idini uzabaho ry'urwiyerurutso kugeza igihe hazashobora gukorwa ikinyuranije nawo ntibigire icyo bihungabanya abanyagatulika. Umvira ijambo,
umudendezo w'idini uzakomeza gukorwa bya nyirarureshwa. Ahangaha bari bagiye guharanira umudendezo w'idini, ariko ijambo ryanditswe mu ntambara ikomeye rivuze ngo umudendezo w'idini uzakomeza kubaho bya nyirarureshwa kugeza ubwo hazakorwa ikinyuranije nawo. None reka twibaze, Kanoni Diyope, umuyobozi w'umudendezo mu by'iyobokamana, aravuze ngo Roma yarahindutse. Teddy Wilson ijambo avugiye muri gahunda yo kumanika ubuprotestani, aravuze ngo ijambo atangaje hari, aravuze ngo ubuprotestani bugiye gukomereza mu mitima yacu, kandi kuko nibyo kuva nyuma y'iriya tariki ababukomeje ubwo nyine ni mu mitima yanyu. None tugiye kuganira amagambo avuga ngo ijwi, igihe cyo gucagura ijwi rivugira mu majwi. Ndetse ibi bintu tubona yuko iyi tariki 31 z'ukwezi kwa 10 nibwo bemeje yuko abantu badatsindishirizwa n'imirimo, ahubwo batsindishirizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Ngo iryo jambo ngo binyuze ngo mu kwizera ngo rimaze igihe rivugwa, ngo ariko uyu munsi ryakubiswe umunsi umwe. Murabazi ba Kopurandi iminota imbanye mike ari kubishyiramo byose mukaza kubireba, ariko iki kintu mukitegereze, nicyo nshaka ko muza kumenya. Ikimenyetso cya nyuma twahawe kivuga ngo ubwo muzibona leta zunze ubumwe za Amerika irengeje ikiganza umworera wayitandukanyaga n'ubupapa, ubwo tuzabona bemeye gusenga imyuka y'abadayimoni kandi bakemera kwemeza mu mategeko yabo ibyo kwamaza ibinyoma n'ubuhendanyi by'ubupapa, tuzamenye yuko icya mbere igihe cyo gukora kwa Satani kwa kataraboneka gisohoye, n'ababwiriza bazabaca mureba, n'intambara ikomeye bayice, bazana inkuru itera ibyiringiro, iby'ubutinganyi bizaza, ibya Bluetooth bizajyamo. Icyo gihe nitukibona tuzamenye ko isi igeze mu gihe cyo gukora kwa Satani kwa kataraboneka, kandi kwimeruka izaba yegereje. Paji ya 20 mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, iyi nyigisho yo gukizwa n'imirimo yahozeho na kera, niho ngira ngo nyigusomere, noneho dukomeze tujye mu nsanganyamatsiko dufite uyu mugoroba. Akoresheje ubupagani, Satani yamaze igihe kinini ayobya abantu kugira ngo abakure ku Mana, ariko cyane ukunesha kwe kwagaragariye ku kugoreka imyizerere y'Abisirayeli mu gutekereza no kuramya bakurikije uko bibwira. Abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana kandi barushaho kuba babi cyane, n'Abisirayeli nabo niko byabagendekeye. Imana ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite, niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Noneho ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini y'Abayuda. Satani yari yarababibyemo iyo mbuto, aho rikurikizwa hose abantu ntibaba bagifite ikibakingira gukora icyaha. Imwumva? Iki kintu cyakozwe n'umuntu witwa Charles Darwin, ariko no mu Bayuda cyari kiriyo, ni Satani wagiye ugenda yongera kukivugurura. Noneho mu ntambara ya mbere y'isi harimo umugabo witwa Napoleon, uriya nawe yagerageje, warwanye muri biriya bihe, niwe wazanye ibyo kuryamana n'amatungo. Nako uwitwa Adolf Hitler nari nibeshye, wazanye ibyo kuryamana n'amatungo, agarura ibyabaye mu gihe cyo kwa Nowa. Niwe wazanye ibi bintu byo kwizera ko umuntu ngo Imana iba mu kintu cyose, noneho no mu muntu ngo haba harimo Imana. Kandi icyo kintu turamutse tukemeye, bivuze yuko umuntu akoze ibyaha atemerewe kubyatura, kubera ko abantu bagira imibiri yera, basambana, bakiba, bakica, kubera ko muri bo harimo Imana. Ibi rero umuntu wemeye iri hame biba bivuze ko muri we nta kimukingira icyaha. Tujye mu nsanganyamatsiko yacu, igihe cyo kumenya gucagura ijwi rivugira mu majwi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 niho tugiye gufungurira amagambo yacu. Ibyakozwe n'intumwa, kumenya kurobanura ijwi rivugira mu majwi. Ibyakozwe n'intumwa, ndakwinginze bumburayo ubutumwa bwiza iyo burangiye uko ari bune, hakurikiraho igitabo cyitwa Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11. Dusome, ndatekereza ko mwagezeyo, turasoma. Petero yiregura ku bakristo b'Abayuda. Nuko intumwa na bene data bari Yudaya bumvise yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana, nuko Petero azamutse Yerusalemu, abo mu bakebwe bajya impaka nawe bati, ko wagendereye abatakebwe ugasangira nabo? Petero aterura amagambo abibasobanurira uko bikurikirana ati,
nari mu mudugudu witwa Yopa nsenga, nerekwa nko mu nzozi ikintu gisa n'umwenda w'umukoma hasi kimanuka kivuye mu ijuru, gifashwe ku binyita bine, kinzaho ndagitumbira, ndacyitegereza, mbonamo ibigenza amaguru ane byo mu isi, n'inyamaswa z'inkazi, n'ibikururuka hasi, n'ibiguruka mu kirere, kandi numva ijwi rimbwira riti, haguruka Petero, ubagurye. Nanjye nti, oya mwami, kuko ikizira cyangwa igihumanya kitigeze kugera mu kanwa kanjye. Maze ijwi rivugira mu ijuru rinsubiza ubwa kabiri riti, iby'Imana yahumanuye wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, nuko byose birazamurwa bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye i Kayisariya bantumweho bahagarara imbere y'inzu twari turimo. Umwuka antegeka kujyana nabo naruhije nshidikanya. Kandi bene data aba uko ari batandatu turajyana twinjira mu nzu y'uwo mugabo, adutekerereza uko yabonye marayika mu nzu ye ahagaze amubwira ati, tuma i Yopa utumire Simoni wahimbwe Petero, azakubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe bose. Nteruye amagambo umwuka wera arabamanukira nk'uko natwe yatumanukiye bwa mbere. Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu iryavugaga riti, Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho muzabatirisha umwuka wera. Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ninde wo kuvuguruza Imana? Bumvise ibyo barihorera bahimbaza Imana bati, nuko noneho Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo. Hano hari ikintu tuhabonye. Petero agize iyerekwa igihe yari asinziriye mu gice cya 10, niho iri yerekwa ryabereye. Mu gice cya 10 wenda ku murongo wa 9 hari ibyo Petero yeretswe. Niho ari gusobanura yerekwa ibi bintu, ijwi ryaturutse mu ijuru ramubwira ati, byuka urye. Iryo jwi ryavuye mu ijuru ryamubwiraga kurya, ryari ibisiga, ryari ibizira, riramubwira ati, byuka urye. Petero arahakana aravuga ati, umva rero, reka nkubwire, njyewe ntabwo mu kanwa kanjye higeze hajyamo ikizira. Kandi ngo iryo jwi riturutse hehera? Riturutse mu ijuru. Ubwa kabiri aragaruka aramubwira ati, Petero, byuka urye. Petero arakomeza arahakana aravuga ati, umva rero, njyewe ntabwo mu kanwa kanjye higeze hageramo ibizira. Ubwa gatatu ijwi riragaruka kandi ngo rivuye mu ijuru. Petero aramubwira ati, byuka urye. Petero arahakana aravuga ati, umva ntibibaho rwose. Imana yamubwira ati, ngo ni Imana yamubwiye ngo icyo Imana yahumanuye ntukacyita ikizira. Birangira Petero ananiranye aravuga ati, njyewe ntabyo rya, ngo nuko bya bintu bisubira mu ijuru. Hari ikibazo rero. Mbese ari wowe uhagaze mu mwanya wa Petero uyu mwanya, ijwi rikava mu ijuru, Imana ubwayo ikaza, iryo jwi rivuye mu ijuru, wamenya gusobanura no kurobanura ukamenya ko iryo jwi rivuye mu ijuru. Kandi iryo jwi rikaza ribusanya n'iby'Imana isanzwe yarandikishije mu ijambo ryayo. Hari ikibazo aho uri kumva. Hari ikibazo. Ari wowe jya mu mwanya wa Petero uyu mwanya, ijwi rikumanukiye rikakubwira riti, byuka urye. Ibyo ugiye kurya ukabona harimo ibihore, harimo uducurama, harimo amafuku, harimo ingurube, harimo ibitaribwa. Ese ari wowe uhagaze muri uyu mwanya wabasha gutsinda iki kigeragezo? Urwa mbere rw'Abami, reka turebe indi verse imwe. Urwa mbere rw'Abami igice cya 20. Urwa mbere rw'Abami basabe duhure mu rwa mbere rw'Abami Mbese turacyari kumvikana yemwe ko mbona mutari gusubiza? Aha, ndi kubona mushubije ko tukiri kumwe.
rwa mbere rw'abami igice cya 20 umurongo waho wa 35, Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza bene Hadadi. Reka dusome. Hariho umugabo wo mu bahungu b'abahanuzi wabwiye mugenzi we abibwirijwe n'ijambo ry'Uwiteka ati, ndakwinginze nkubita. Yanga kumukubita. Uwo muhanuzi arongera aramubwira ati, ubwo utumviye Uwiteka ubu nitumara gutandukana intare irakwica. Nuko bamaze gutandukana ahura n'intare iramwica. Uwo muhanuzi asanga undi mugabo aramubwira ati, ndakwinginze nkubita. Uwo we aramukubita aramukomeretsa. Nuko umuhanuzi aragenda ategera umwami mu nzira, ariyoberanya yitwikira igitambaro mu maso ye. None reka twibaze ikibazo. Uyu muhanuzi abwiye umugabo ati nkubita, kandi nutankubita intare iraza kugucamo kabiri, kubera ko iryo jambo rivuzwe n'Imana. Uyu mugabo washidikanyije ngo yanga kumukubita, birangira koko batandukanye. Bakimara gutandukana intare ihita imucamo kabiri. Reka tujye muri iki, jya mu mwanya w'aba bantu babiri. Ubu ngubu ahangaha kuri platform nkubwiye ati ntuki igitutsi, kandi nutanduka igitutsi urarara upfuye. Reka jya muri uyu mwanya. Ese ari wowe wamenya gutandukanya ijwi ryavuzwe n'Imana ukamenya kuritandukanya n'ijwi ryavuzwe na Satani? Hari ikibazo rero. Hari ikibazo cyo kumenya gutandukanya ijwi mu majwi. Matayo 23 hari ijwi Yesu yavuze, ariko na Matayo 22 hari ijwi Yesu yari yahavugiye. Ubwo abana bato bahimbazaga Imana, ijwi ryaraje riravuga riti, noneho abana batoya nabo ngo barahimbaza Imana. Ariko Yesu yari ageze mu rusengero asanga abantu barimo bagurisha, arababwira ati, nimugende nimusohoke inzu ya data mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Arangije ayo magambo, iyi nzu nkunda kuyibazaho. Iyo ugiye mu Bami igice cya 7 haranditse igihe batahaga iyi nzu baravuze ngo Uwiteka yavugiye amagambo aravuga ngo, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nindamuka nkinze ijuru imvura nigwe, cyangwa se ngateza mu gigirimbura mu gihugu. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagapfukama bagasenga bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Bagapfukama hehe? Abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bagombaga gupfukama muri iyo nzu yitiriwe izina ry'Imana. Iyi nzu niyo Yesu mu gice cya 22 yagezemo akavuga ati, inzu ya data izita inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Ariko iyo tugeze mu gice cya 23 dusanga ibintu bya Yesu yivuguruje, ari kuvuga ngo, bafarisayo nabanye namwe, yemwe nabakora ibishoboka byose, ariko ntabwo ikiri inzu yanjye, ahubwo dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Iyi nzu ni imwe ubwiza bw'Uwiteka bwatashye bukavugirwamo amagambo avuga ngo, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye ngo nibo rwose nibapfukama ahantu banshaka bazambona. Iyi nzu birangiye itakiswe inzu y'Imana, ivugirwamo amagambo ngo, inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki tuzamenya gutandukanya ijwi rivugira mu majwi ryari? None hari ikibazo mu gutsindishirizwa no kwiyunga n'Imana. Hari ikintu cyitwa amajwi. Buriya Uwiteka akoresha amajwi cyane, kandi Uwiteka ntabwo anyuranya n'amajwi. Ariko uzumva abantu benshi bakubwira bati, ubu rero njyewe mbabarirwa rwose, nabonye Yesu Kristo, kandi ijwi rye ryaraje riramvugisha rirambwira riti rwose ndakubabariye. Nyamara iri jwi Satani nawe ararikoresha, kandi agenderera imitima y'abantu bari gushaka Imana, nawe akavugana n'imitima y'abantu akababwira yuko abababariye. Nababwiye ko habaho gutsindishirizwa k'ukuri no gutsindishirizwa kw'ibinyoma. Gutsindishirizwa k'ukuri ni ukuhe? Gutsindishirizwa ni ugutsindishirizwa binyuze mu kwizera icyo Yesu yakoze cyonyine. Gutsindishirizwa kw'ikinyoma ni ugutsindishirizwa binyuze mu mirimo yawe, cyangwa kumva yuko hari ukuntu watunganya ingeso zawe ukabasha kwegera Imana cyangwa kubabarirwa, nk'uko Ruteri nawe yabigenje mbere yuko arya amateka natangiye mbabwira ameze. Iki kintu nagitinzemo igihe kirekire, kuko ngewe nashatse imbabazi z'Imana. Barambwira ati, uzumva ijwi rizakubabarira. Ahantu narahatinze kubera ko nanjye nari umuntu uko gukunda ibihamya bifatika, nkavuga ati, ubwo ntabonye ijwi.
abandi twajyanye bakavuga bati njyewe nababariwe, njyewe byagenze gutya na gutya, ijwi ryambabariye, ijwi ryanjye byagenze gutya, ijwi ryansanze, ikiganza cyankozeho. Ibi bintu nasanze birimo ikibazo cy'uburyarya bwa Satani bukomeye cyane. Uzumva abantu benshi bavuga ngo njyewe ijwi ryaramvugishije rirambwira ngo ndakubabariye, ngo ijwi ryaramvugishije. Ese gutsindishirizwa k'ukuri no gutsindishirizwa kw'ikinyoma ni ukuhe? Birimo amahara kubiri kandi harimo inyungu ya Satani, kuko abantu benshi bazibwira yuko batsindishirizwa nk'uko tubibona muri Yeremiya 17 ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Abantu benshi bagendera kuri feelings zabo cyangwa ibyo biyumvamo. Wamaze ati Yesu wabonye ni uwuhe? Ugasanga kubwiye ngo Yesu yigeze kubona muri filime cyangwa ifoto ya Yesu yigeze kubona ku gikarito, ngo niwe Yesu waje ngo ankora ku bitugu anambwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Aha hantu rero Satani yifuza yuko abantu bagendera muri uwo murongo kugeza ubwo urugi rw'imbabazi ruzakingwa, maze bikarangira bariganije bakazisanga badashyitse imbere y'Imana kubera yuko batigeze bababarirwa ibyaha. Ariko rero ntabwo ikinyoma ntabwo gihindura ubusa ukuri, kuko n'Imana nayo ikoresha ijwi. Mbese iri jwi ry'Imana, Imana ivugana n'umuntu gute? Reka turebe ku ijwi rya originali, irya pirate ryo naryo rirahita ryigaragaza. Ijwi ry'Imana tubona Yohana ubwo yamaraga kubatiza Yesu muri Yohana igice cya mbere, yaravuze ati ijwi ryavuye mu ijuru riravuga riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo ryari ijwi, ndetse Yohana nawe yahise abihamya aravuga ati nanjye ntabwo nari muzi keretse umwuka w'Imana yawanjeho akambwira ati uwo uzabona intumwa imuguyeho umwuka wera akamuzaho azaba ari uwo nguwo. Ariko uri kumva ahantu bitandukaniye n'ikivugiwe kuri Mesiya, nuko Yohana akoresheje ibyanditswe byera. Aravuga ngo nanjye Yesu ntabwo nari muzi, usibye yuko nari narabwiwe yuko uwo mwuka wera azazaho ari uwo nguwo uzaba ari Mesiya, uzaba akwiye gukiza abantu ibyaha byabo. Yohana agendeye ku byanditswe abona yumva ijwi rivuga, ariko riza rivuga rihuza na bya byanditswe byari byanditswe kuri Mesiya. Turi kumwe? Iki kintu cyitwa imyitozo ya doroyora kumedita, icyo ubona abagatulika bakunda gukora cyane cyitwa kumedita umubabaro wa Yesu. Kiriya kintu natwe mu matsinda abantu basigaye bakigira. Umuntu akagenda akababara ngo bamubwiye ngo asome Matayo 26, Matayo 27, urugendo rwa nyuma rwa Yesu. Umuntu akagenda akayisoma akababara akibabaza, ariko ugashakashaka uyu muntu wibabaje umutima, ugashakashaka ikintu cyamubabaje ntukibone. Umuntu ababara byagenze gute? Kiri mu kumwe muri bimwe mu bibazo nabajijwe nimugoroba. Umuntu ababara ababajwe n'iki? Ntabwo umuntu ababara ababajwe n'umubabaro wa Yesu, ahubwo umuntu ababara ababajwe n'ibyaha bye. Ibya Yesu biza bije gutanga igisubizo, kuko hari abantu benshi bagiye babara uyu mubabaro ariko batahishuriwe ibyaha byabo. Icyo ngicyo nicyo Satani yifuza rero, umuntu akababara ariko atigeze ahishurirwa ikibazo cy'umutima. Aha hantu hari ingorane ikomeye cyane, kubera yuko abantu n'ubundi bazisanga baracitse intege. Ingorane dufite muri iki gihe no gucika intege mu by'Imana n'impamvu iby'agakiza byanze gushoboka mu bantu, nuko abantu batigeze banyura inzira y'ukuri ngo banyure mu irembo by'ukuri, kubera yuko batigeze basobanukirwa n'ikibazo cy'icyaha. Iyo baranyuze mu ngorane z'icyaha bakagira agahinda k'ibyaha, kugira ngo bagire agahinda ko kubona ifoto ya Yesu ku musaraba, Yesu uriya mu Jesuiti wiriya mu ntuza, bakagira agahinda k'ibyaha koko, kubera yuko ibindi byose bisigaye biza bihura n'ibyanditswe. Nta kindi gihamya kigaragaza yuko umuntu ababariwe, nta wundi Yesu umuntu abona ni wa wundi akura mu byanditswe, ariko yabanje kugira agahinda k'ibyaha. Mwene data, nimba wumva waragize agahinda ko kubona ifoto no kumva ijwi, umenye yuko uko gutsindishizwa kwawe gufite ikibazo. Umuntu agira agahinda ari uko yabanje kugira agahinda k'ibyaha bye, agahinda ko guhishurirwa ibicumuro bye, akaturira ibicumuro bye akabyemerera Imana. Icyo gihe nibwo umunyabyaha yibaza ati mbese nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Nakora iki kugira ngo nkire? Hari abantu batubwira ngo barasenga, ariko nta munyabyaha wahishuriwe ibyaha unasenga, ahubwo umunyabyaha babogoza amarira. Yobu igice cya 33 harabisobanura ngo yemwe ngo umuntu ahubwa ibyo kurya amagufa y'agakomangana, ngo yemwe akagenda akananuka, ngo n'uburiri bw'akabuhurwa, ngo niba abonekerwa na marayika ni inyamibwa imwe mu gihumbi. Uyu muntu wagize akagahinda k'ibyaha. None ikibazo, uri kumva warahishuriwe ibyaha mbere y'uko uhishurirwa Yesu Kristo?
Yesu Kristo azaje gutanga igisubizo cya kagahinda k'ibyaha, kuko aza ari wa wundi Yohana yavuze ati nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, mu mwizere. Ikigereranyo cy'uko iyi myitozo dorera bayikoresha cyane, uzafate telefone yawe uyihagarika imbere yawe, noneho uyitegereze iminota 2, uyireba gusa ari hanze y'amaso, uyitekereze, uyitinzeho ibitekerezo byawe. Bizarangira muri iyo minota uyitinjijeho ibitekerezo, unayitekerezaho, bizarangira utakiri kubona telefone, ahubwo uri kubona nk'ikindi kintu. Icyo nicyo cyitwa meditation. None se Imana nayo igira meditation? Ni iby'ukuri koko Imana nayo igira meditation? Ni iby'Imana bisaba kuyitinzaho ibitekerezo. Niyo mpamvu nababwiye ni ukwitonda, kuko inzira y'ukuri Satani yashyizeho akandi kayira kinyerera mu cyamo. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe bavuga yuko ngo inzira y'ukuri iruhande rwayo hari akandi kayira, ku buryo ushobora kugendera muri ako kayira ukagira ngo uri mu nzira. Kandi abantu benshi niyo bagiye banyuramo, n'impamvu mubona ingorane dufite mu by'urugendo rwose. Abantu benshi banyuze muri iyo nzira. Ni igihe tugezemo rero, ni igihe cyo gucagura ijwi mu majwi. Yesu aririra Yerusalemu, yayiririye arira avuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abantu ugatera amabuye abagutumweho. Dore rwose, dore ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko kubundikira imishwi yawe nimunkundire. Dore iyi minsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota impande n'impande, bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, kuko utamenya igihe wagenderewemo. Kutamenya igihe wagenderewemo, kuko ijwi ry'Imana naryo rigenderera umuntu. Hari ikiganza cyacishirijwe bugufi mu gukiza umunyabyaha, hari n'ijwi ribaza umunyabyaha wababajwe n'ibyaha bye ati urashaka ko nkugirirane. Umunyabyaha iyo yabajwe n'ibyaha bye aba yifuza gukira, nyine nta kindi avuga, aravuga ati ndashaka gukira. Noneho ijwi risubiza umunyabyaha rikamusubiza riti ibyaha byawe urabibabariwe. Iryo jwi ni irihe? Nta rindi jwi rishobora gusubiza umuntu ritaje riturutse mu rihanditswe, ngo ijwi ry'Imana rivugira mu byanditswe. Irindi jwi wumvise ritavugiye mu byanditswe rikaza rivuguruzanya n'ibyanditswe muri mu ijambo ry'Imana. Iryo jwi umenye yuko ibyo bintu nubwo uyu munsi waba wumva uzakomeza ukagenda ugahandaza, ariko imbere bizarangira uhuye n'ikibazo, kuko akantu kose Satani atereyemo nubwo utabona ingaruka yako none, ariko imbere igihe kiba kizagera uko byagenda kose ugahura n'ikibazo. Ubyange cyangwa ubyemere, njye ibyo bintu nabibayemo ndabizi. Haba bakarateka abajya muri yoga meditation narazikoraga, uko ubona umukarateka asoma igitabo cy'umumetere, yarangiza akiga igitabo akagisoma, ariko akazagera igihe nimba umumetere yikaraga 5 mu kirere, umuntu ari kumedita cya gitabo ari kwiga bya bintu yasomye akikaraga 5 kandi muri meditation akabikora. Niko bigendekera n'abantu bari gushaka imbabazi z'Imana. Abantu benshi bajyana uko biyumva, bakajyanamo imyumvire n'imitekerereze yabo cyangwa feelings zabo, ngo barambwiye ngo nzagira agahinda, ngo barambwira ngo bizagenda gutya. Ariko hari ikintu Doroyora adashobora gukora. Yesu yigishije aravuga ngo ubwami iyo bwigabanyijemo 2 ntabwo bukomera, kandi n'inzu iyo yigabanyijemo 2 irasenyuka. Mbese Doroyora cyangwa se Satani ashobora gutanga impano yo guhishurirwa ibyaha? Ntabwo bishoboka. Icyo akora guhishurirwa Yesu ashobora kuyitanga, ariko atari Yesu w'i Nazareti, ya Yesu wabambwe Karuvari. Ashobora kuguhishurira Yesu w'igicupuri, ariko ntabwo mu makosa Satani ashobora gukora mu gutsindishirizwa. Ntabwo ashobora kuguhishurira ibyaha byawe. Uzarebe n'abanyamasengesho bateye, baravuga ngo uzagura inzu, uzagura imodoka, uzajya Harvard, uzajya muri Amerika, kaminuza nziza, umugore mwiza, inzu nziza, yemwe umva abakagutaka ibyiza byinshi, ariko nta muntu n'umwe bashobora kubwira bati umva rero ibyaha byawe bigiye kugukoraho, wahera karashobotse nimba utagiye ngo wezwe umutima wawe. Ntabwo uzabona. Ubwami ni abadayimoni nyine, bagenzi b'abadayimoni. Ntabwo byashoboka ko abadayimoni basenya ubwami bwabo, wapi? Niyo mpamvu rero uru rugamba rwo gushaka gutsindishizwa no kwiyunga n'Imana bijyanirana neza no guhishurirwa ibyaha n'ububi bw'umutima wawe. Iyo utagenzura urugendo rwo guhishurirwa ububi bw'umutima no kwifuza ahantu wakura ubutungane udashobora kwibonamo wowe, birangira wapoteye kandi wakazinzira. Satani agukatishije ikorosi, kandi iryo nzira ukomeza kuyigenderamo. Uzumva abantu ubu ikintu cyose uvuga ngo ijwi ry'Imana, ngo ribanze rimvugishe ijwi ry'Imana. Niko baba baratangiye. Ayahingukira mu by'agakiza yahingukiye mu ijwi ry'Imana, rya jwi ryamuvugishije, ariko ukarishaka mu byanditswe iryo jwi nturibone. Ariko se
ijwi ry'Imana koko ntiribaho. Ijwi ry'Imana riravuga. Imana ubwayo iravuga ati naremye akanwa, ntabwo ari njye utavuga kandi nararemye akanwa. Imana iravuga, ariko Imana ntabwo ishobora kuzivuga inyuranyije na handitse ngo. Yesu igihe yajyaga yavugaga iby'umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi, arangije akavuga ngo dore umwanya ibyo bisohoye mu matwi yanyu. Yaravuze Yesaya 61, ari kuvuga ibimuhamya, aravuga ngo ndiwe, ariko arangije aravuga ati dore umwanya ibyo bisohoye mu matwi yanyu. Yavugaga akurikije ibyavuzwe n'abahanuzi, ntabwo yari kuvuguruza Mose cyangwa abahanuzi babayeho mu gihe cya Isirayeli. Niyo mpamvu nawe ntabwo yigeze yakoresheje amajwi, ariko akavuga yanditswe mu bitabo by'abahanuzi babayeho mbere ye, abavuze bamwerekera. No muri Yohana igice cya 6 ro ku murongo waho wa 40 harimo ijambo Yohana nifuza ko tugiye gusorezaho. Yohana igice cyaho cya 6, Yohana igice cya 6, Yohana igice cya 6 umurongo wa 40 hari amagambo avuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Umva ikintu Imana ishaka, umuntu wese witegereza umwana akamwizera. Hari ibintu bibiri birimo aho. Umuntu wese witegereza, icya mbere ni ukwitegereza. Uri kumva n'ubundi bazanye ya counterfeit cyangwa se cya kinyoma cya doroyora cyitwa gutumbira cya meditation. Ni ukuvuga ngo Imana nayo nta muntu ushobora gukira atabanje kwitegereza. Ariko yitegereza nde? Yitegereza umwana, agakurikiraho icya kabiri cyitwa kumwizera. Uwo nguwo no ku munsi w'imperuka uwapfanye ibyo byiringiro Imana izamuzura. None abantu barabaza bati none nabwirwa n'iki ko nababariwe? Page ya 259 igitabo cyitwa ubutumwa ku basore ngo gumana Bibiliya yawe igihe uri gushaka Imana, ntukagira ikindi kintu yisimbuza. Iga ijambo ry'Imana kandi usenga. Guma imbere y'Imana ngo gira ute yemwe, guma imbere y'Imana kugeza ubwo ibyifuzo bidasanzwe by'agakiza bivuka muri wowe. Ariko iryo jambo ngoma muryumvise, guma imbere y'Imana. Ariko abantu b'iki gihe ageza saa 6 ati ngewe rwose ngiye gucuruza, akageza saa 6, akageza saa 6, akageza saa 7, akageza saa umunsi umwe, ijoro rimwe. Mera nkaza akavuga ati ngewe ntabwo, nka Yakobo uvuga ati nge ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Iryo jambo riravuze ngo guma imbere y'Imana kugeza ubwo ibyifuzo bidasanzwe by'agakiza bivuka muri wowe, kandi uhawe igihamya kinejeje cy'uko ibyaha byawe byose byababariwe. Ni gutya ayo magambo avuga. Page ya 259 igitabo cyitwa ubutumwa ku basore. Ayo magambo ndayasubiramo ngo none umuntu yabwirwa n'iki ko yababariwe ibyaha bye cyangwa ko yemewe n'Imana? Ngo gumana Bibiliya yawe, wiga ijambo ry'Imana kandi usenga. Ntugasuzugura isengesho ryo mu rwiherero. Bibiliya yawe ntukagira igitabo kindi uyisimbuza, kuko ari ryo bugingo bwawe ry'iby'umwuka. Ngo guma imbere y'Imana kugeza ubwo ibyifuzo bidasanzwe by'agakiza bivuka muri wowe, kandi kugeza ubwo ubonye igihamya kinejeje cy'uko ibyaha byawe byababariwe. Uwiteka atugirire neza. Hari uvuze ngo nsobanure ikijyanye no kwitegereza. Ikijyanye no kwitegereza n'ubundi ari isomo urugendo rwa nyuma rwa Yesu Kristo. Noneho mwumvise ko kiriya kintu sinakirwanyije, ariko abantu bakora bamedita urugendo rwa Yesu Kristo, bitegereza Yesu Kristo mu rugendo rwe rwa nyuma, mu cyumweru cye cya nyuma cyangwa rwo ku musaraba, ariko bakabikora batigeze bahishurirwa ibyaha. Yesu aza ari igisubizo cy'umunyabyaha wababajwe n'ibyaha bye. Umunyabyaha wahishuriwe ibyaha aba ari kwibaza ikibazo ati mbese nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Uwo munyabyaha niwe Yesu Kristo aza ari igisubizo cyangwa umubabaro wa Yesu mu kwitegereza ibyabereye i Karuvari, atari ukwitegereza wa Yesu navuze wa wundi ukinwa muri filime, ahubwo kwitegereza wa Yesu wanditswe mu ijambo. Hakajya ikintu kwitegereza no kwizera, ugasoma ukizera urwo rugendo uri gusoma, ariko hari ikintu wizereraho cyitwa kuba wahishuriwe ikibazo cy'umutima wawe. Icyo kintu gihita cyitwa kuvuka ubwa kabiri, kandi kigahita cyitwa kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Igihamya twahereyeho page ya 59, page ya 59 hari amagambo avuga ngo Imana niyohereza intumwa zayo ngo zishyeshyenge umunyabyaha
ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imigambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Umvise ikintu Imana ikora? Ihinguranya. Ntabwo nk'uko nguko intumwa zaje zimaze iminsi 50 igatuma mu mutima wawe wiyumvamo kwishinja icyaha. Amafaranga wibye ukayumva, abakobwa wasambanyije ukababona, abagore b'abandi watwaye wariganije abagabo, ingo z'abandi wasenye, amagambo wavuze ukabona yuko urubanza rw'Imana utazabasha kurutsinda, amafaranga wambuye za MTN na za mobile, za perime watanzeho ruswa, ibyo byose n'ibindi tudashobora kuvuga, Imana ituma wihinguranya. Ni ku cyigisho cyitwifuza ibihe byose, cyigisho cyitwa ijwi ry'urangurura mu butayu page ya 59. Ibi bintu byose Imana ituma bicengera mu mutima wawe. Icyo kintu noneho nibwo usobanukirwa guhishurirwa Kristo cyari cyo, kuko Kristo umuntu amuhishurirwa aje ari igisubizo cy'ikibazo cyari gihari. Ikibazo rero nguko uko Imana ikizana. Imana niyohereza intumwa zayo ngo zishyike ngo umunyacyaha, nitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Mubize ko no kwemera birimo. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi ngo bimutere gutaka avuga ati nakora iki kugira ngo nkizwe? Uri kumva uko umunyabyaha atakavuga? Nakora iki kugira ngo nkizwe? Ngiki kibazo cya mbere umunyabyaha abaza. Maze ikiganza cyacishirijwe bugufi mu mukungugu kikabyutsa uwo munyabyaha wihannye. Ijwi ricyaha icyaha, umva ryajwi noneho, rigakoza isoni imigambi yo kwishyira hejuru, rikakubazanya ijwi ry'impuhwe riti urashaka ko nagukorera iki? Ibyaha byahishutse, nawe nta kindi kibazo waba ufite, ahubwo uhita usubiza ryajwi, ndifuza gukira, ibi byaha ibi nibi ninjye ndabyemera, nibi dore ninjye wabikoze, nibi ninjye wabikoze, ndifuza imbabazi. Ndifuza imbabazi. Aho rero ni waboneka igisubizo cya nyuma cyitwa nguriya nama Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, amahoro y'umutima agahita ataha mu mutima w'umunyabyaha. Ni bangahe bavuga bati rero turi kumva ari igihe cyo kurobanura ijwi rivugira mu majwi. Muri iki gihe amajwi ni menshi, ariko turifuza yuko ijwi ry'Imana rivugira mu mitima yacu, kugira ngo abo ngabo bapfukame dusenge, dusabe Imana kugira ngo itwigishe gusobanukirwa n'ijwi ryayo. Kadusenge. Urakoze Mwami Imana, utwigishije amagambo ashobora gutuma urugendo rwacu rwazaba amahoro kandi rukagira umutekano. Uburyo wavuganyemo n'umutima w'umunyabyaha mu gutangirana gukorana nawe, ubwo buryo nibwo ukunda kugendereramo umunyabyaha. Abantu benshi batigeze bagendererwa n'ijuru, n'ubu bari mu rujijo rukomeye, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo ubwo ishungura rizaza, abo basomyi bose b'amajyejuru badafite aho bashikamye mu ijambo ry'Imana, ngo bazahinduka nk'umusenyi utembanwa ku nyanja. Mwami, turakwinginze kugira ngo wongere utwibutse ibihe byacu byo kugendererwamo, kugira ngo ubwo watugenderera ukatumenyesha izina ryawe ukatwimenyekanishaho, uturinde kuraragiza imitima dushaka andi majwi, kandi abatari basobanukirwa n'uburyo cyo ugenderera umutima w'umunyabyaha, ndakwinginze kugira ngo ubahe guturisha ibitekerezo byabo kandi batege amatwi neza, kuko igihe imiraba iri guhuha kandi n'amajwi menshi ari kuvuga, ntabwo bisobanuye ko ijwi ryawe ryacecetse. Ahubwo iyo umuntu atuje kandi agaturiza Imana, amasoko akayagabanya, ashobora kumva ijwi ryawe rivugana n'umutima we. Ngaho rero utwigishe, kandi umuntu wese ugiye kukwegera yifuza gusobanukirwa n'uko uvuga, turakwinginze kugira ngo uvugishe imitima yacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka rero abagirire neza muri uyu mugoroba, iminota irenzeho muyimbabarire, ubuntu bwa Yesu bubane namwe mwese mu izina rya Yesu, amen.